Ngiye kubaha ikaze mwebwe bakunzi ba filime yacu inzira y'umusaraba, namwe yakunze uyu murongo wacu wizewe wa Kino One Official. Guys, channel yizewe ushobora kureberaho amakuru ya filime yacu inzira y'umusaraba ni Kino One Official ndetse na Pazo Empire. Waharenga ukajya kuri Rwarungu TV na Plambas Rover. Izo nizo channel zizewe cyane ushobora kuba wareberaho amafilime nyarwanda, amakuru yayo, kiba ari ikiganiro tuganiresho. Izo nizo channel ushobora kureberaho icyo kiganiro tuganiresho. Uyu munsi tugiye kugaruka ku gushimutwa kwa Fabiola. Fabiola yaje kuba yashimutwa na kamarade ndetse na Emile. Ushobora kwibaza nti bamushimuse bamujyana he? Fabiola tuvugana yashimuswe, numbaza ahantu bamujyanye kuko ni ibintu birebire cyane biteye n'ubwoba. Ese guys, ahangaha ubibona ute wowe? Ibintu ntuza Fabiola aba ari gukora. Ewe guys, ahangaha njyewe ubu narumiwe kubona ahangaha. Icyo nakubwira cyo, niba ukiri mushya kwica yacu ya Kino One Official, ibuka kugenda ukanze ku buto ya subscribe kugira ngo tubone ko turi kumwe umunsi ku munsi. Ahangaha ni ibintu bikomeye cyane, haba kuri kamarade haba no kuri Emile. Ese uyu muntu washimuse bari buze ko bamujyana he? Ese ga ubwo ngubwo bishatse kuvuga ko iribagiza nataza kuboneka na Fabiola ntari buze kuba yafungurwa. Ewe guys, ahangaha ni ibintu bikaze cyane kubona Fabiola ibintu biri kumubaho ari ibintu bimeze utya, kuba yarahemukiye iribagiza nawe akaba ari guhemukirwa gutya. Iki ni igihano cyo kuba yarahemutse, kandi kiba ari ingenzi kuko ihemutse nawe ugomba guhemukirwa. Guys, ahangaha icyo nakubwira cyo, niba ukunda filime yacu inzira y'umusaraba, wibuke kugenda ukanze ku buto ya subscribe hano ngaha kuri channel yacu ya Kino One Official. Guys, ahangaha icyo nakubwira cyo, niba ukiri mushya, ibi ni ibintu bikaze bikomeye cyane, bitari ibintu byo kuba wafata uko ubonye. Guys, murabibona ibintu biri kubaho haba kuri Cyusa ndetse na Iribagiza. Guys, ahangaha nawe niba nawe uri umuntu mukuru urabibona ukuntu byose biba biri kugenda, ukahita uvuga ngo wenda ahangaha